Hello my guys, nuvuga ngo uyu munsi noneho ngiye kubereka uburyo ki kuri YouTube yawe ugiye kongeramo iki views cyangwa subscribe, ibintu urakora kugira ngo byongere byoroshye. Okay, reka dutangire. Ngiye kubereka, ngiye gufata video imwe ibiberekereho. Nuvuga ngo bwa mbere turaza hano dukore search nyine turebe video tugiye kuyikoreraho ni iyi ngiyi. Zanyibereke neza, bereke views ifite, uze kureba kugeza ngeze ku musozo, urebe na views ziraba zimaje kwiyongeraho. Okay, kandi ntabwo ari ibintu bigoye. Uraza ukanahana handitse share, ndaza iyi share wibuke uhita uyikora gutya, uhita ukanda copy. Okay, kora subscribe kugira ngo tujye tubana no mu zindi video zikurikira, then bukukanda n'inzogera izajya igufasha ko video iyo ari yose izajya igera kuri channel, izajya ikugeraho ku gihe. Uraza ujye muri Play Store yawe cyangwa muri browser yawe yose ukoresha, wandikamo your channel gutya, then searching, kore install. Kubera njye mfitemo nayishyizemo, ndahita nkanda open, urakanda install, nimara kujyamo nawe ukande open. Okay, irafunguka imeze gutya. Mu kwirinda copyright ngiye kujya mbihidinga kugira ngo nirindemo nyine copyright. Urumva abari video abandi bashyizeho. Urabona hano hari coin, kabanze nkubwire utu tuntu twasi. Hambere hari views, kabiri hakaba subscribe, gatatu like, hano ha kane niho ndaza no kubigisha nawe. Okay, hano rero haraduha coin nyinshi, ni hano handitse subscribe. Tugiye kubanza dukore coin, then tubone ubu bwongera intuza zacu. Okay, urabona ukimara gukandaho bahita baguha tab imeze gutya. Urabona ino tab baguhaho amasegonda 60 bitewe na ntuza na coin baraza kuguha. Urabona nindeba amasegonda 60 barama coin 230 ziraza kwiyongera kuzo mfite. Okay, mu kwirinda copyright ndaza kujya mbihidinga rwose, kiraho ibintu kugira ngo ntaza kurya copyright. Okay, urabona ziri kugenda zimanuka amasegonda, namara kumanuka ageze hasi coin nazo zirahita ziyongera ku zindi nari mfite. Okay, urakana nanditse return up. Okay, kandaho iri loadinga, then urabona ko ziziyongera bagahita bamana amasegonda ngahe yo kuba nakongera nkawudaringa izindi. Nta limit bigira, urakomeza ugakora ukagera ku yindi ushaka. Okay, twihuse ariko nkushishikariza itwaye ukoresha ni subscribe na like, ibyo warya ukoresha kugira ngo iguhe ntuza coin nyinshi. Urumva nimba views byo nago baguha coin nkeya. Okay, uraza noneho tugiye kugura bisanzwe. Uraza hano ha kane. Okay, uze hano pastingemo ya link nakubwiye ngo copya. Ubwo nawe uraba kopiye iyawe ya video ushaka yawe ushaka kongerera. Wibuke ko twari dufite sub zinga views zingahe enye. Okay, urabona ko twahise tugera kuki, twahise tubona ya ntuza yacu ya indi twakopiye yahise yizanamo. Then hano tugiye guselectinga, noneho hari expected views, twahisemo 10, kadufata 10 kugira ngo duhite tubikora ako kanya. Noneho igihe umuntu arajya arebera video yacu, arareba minota amasegonda 120. Urumva ni minota ingahe? Ni minota 2. Okay, hano baduhaye toto ya coin baraza kudutwara ni zingahe? 1200. Adufite 330. Then turata dukora done. Kanze nkwereke weho icyo ugomba gukora nuko kudakupa utamanje kureba ngo urangize. Okay,
urabona ko hano bampaye table yaho bigeze ibintu bikorwa. Hano bahita baguha gutya, ndetse nkwereke urebe ukuntu ushobora no kugura 10 ugasanga hagiyeho zingahe nk'ijana cyangwa se nkane. Okay, kandi bwo ko ziraya zizana n'iki na watch time. Okay, uraza ujyana kuri YouTube ongera usubireho ujye kureba. Okay, searching, then urabona ya video ngiyi katuze tuyigiraho neza. Cyo nkwibutsa rwose kore subscribe kandi na like kugira ngo utange support kuri video zacu. Buri umuntu yakanze like abatanze support ikomeye cyane, kuko urabona hasiyongeraho indi imwe kwa havuye arenye hiyongeyeho indi imwe. Okay, katwongere dusubira hano noneho turebe. refresh ziturebe. Okay, kuri file nategereje nk'iminota nk'icumi, urabona bampaye views 31, kandi mu by'ukuri njyewe nari natse views 10 none bampaye 31.